mureke imikino twubura ibitabo dutangira. Trump will not become president. I continue to believe Mr. Trump will not be president. He's not going to be president. He is not. Donald Trump is not going to be president of the United States. Take it to the bank. Okay. I guarantee it. All right. Amazina ye ni Donald John Trump. Akaba yaravutse ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu 1946. Aho nahandi ni mu gihugu cya Amerika. Donald Trump akaba ari umunyapolitiki ukomeye cyane muri iki gihugu cya Amerika. Yewe akaba n'umu businessman. Ikindi utaruzi kuri Donald Trump akaba afite abana 5 bakomoka ku bagore 3. Muranyihanganira uyu munsi ntabwo turi bugaruka ku mateka nyakuri y'uyu mugabo Donald Trump, ahubwo tugiye kuvuga ku rugendo rutoroshye yanyuzemo mu gihe yiyamamarizaga umwanya wa perezida wo kuyobora igihugu cya Amerika. Ndahamya nashidikanya neza ko wibuka ibyabaye kuri Donald Trump mu gihe yiyamamazaga, dore ko yagerageje kwicwa inshuro zirenze 2 ariko Imana igakinga akaboko. Abakristo nabo nibatinzemo bati Imana ikigufiteho umugambi ntacyo waba. Abafundi nabo nibatinzemo bati ibuye ryanzwe n'abubatsi niryo ryakomeje imfuruka. Donald Trump will not become president. We made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. Hari mu ijoro ryo kuwa kabiri ubwo yari itariki 5 z'ukwezi kwa 11 2024, ubwo abakunzi ba Donald Trump bari bategereje n'amatsiko menshi kumenya niba iki cyamamare kiri buze guhigika umugore bari bahanganye na wundi ni Kamala Harris. No mudamu wari ushyigikiwe n'abastari bakomeye cyane kuri iyi si, ariko nibyaje kumugendekera neza kuko mu kanya nk'ako guhombya twumvisha abanyamerika biyamira baca umugani bati nta nkoko kazibika isaki ihari. Maze bari bazi icyo uwo mugani usobanuye basimbukira mu kirere bishima cyane, n'abatari bawizi bakomeza bicaye bibaza ikibaye. Nanjye mbabwiye ikibaye, mbabwira ko nta kindi kibaye uretse Donald Trump utsinze amatora. Maze bose so gusimbukira mu kirere barishima bati haragahoraho Donald Trump. Nanjye mba ndababwiye nti niba mumushyigikiye koko byanyabyo, nanjye nimunshigikire mu subscribe, share, comment ndetse na like. Niba mukunda ibiganiro byanjye, bose nibashidikanye kubyemera, nanjye mfata umwanzuro wo kujya kubashakira andi makuru. Nje twari kumwe nk'ibisanzwe ndi Black Musema kweri. Iyi ni Nitwe Bami TV ukomeza gukurikirana. Oh yeah.